South Africa. Good morning, my fellow South Africans. Abo muri Afrika y'Epfo mwaramutse. Abanyafrika bagenzi banjye. Ndagira ngo iyi message nyigenere generali wa M23. Generali rwose hagarika kwica abantu banjye. Hagarika kwica abasirikare banjye. Ndatekereza ko utifuza kubona ingabo zose za Afrika y'Epfo ziza kugutera. Ntago ntekereza ko wifuza kubona amaraso ameneka mu burasirazuba bwa Kongo. Hagarika kwica abasirikare banjye. Ibibazo byose byaba biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishobora gukemuka. Ibi bintu by'abatutsi, ibi bintu bya guverinoma, ibyo byose ndi kwirirwa numva, mu bihagarike, mwicare muganire na guverinoma yanyu, mugerageze mukemure ibibazo byanyu. Ariko guhitamo gukomeza kwica abasirikare banjye ntabwo byo tuzabyanganira. Ndakubwira, ntabwo mwifuza kuba mwabona ishyano ribabwira ngo ingabo za Afrika y'Epfo zose zibatere, kubera ko nituramuka tuje tuzica buri kimwe cyose, tuzashwanyuza buri kimwe cyose mufite, tuzabatungura cyane. Hagarika rwose kwica abantu banjye, Generali Makenga. Yego nibyo mvuga rwose, bihagarike. Abantu bawe Generali Makenga n'impunzi zawe bari hano muri Afrika y'Epfo. Bamwe muri bo babayeho mu buzima bwiza, abandi bagiye bagera ku bikorwa byinshi by'iterambere. Abantu bawe, hagarika rwose kwica abasirikare banjye, Makenga, ndagusabye. Nguwo rero, nguwo